Mbabazi ni gute umubyeyi mama ufite amafaranga turabizi sibyo ni gute wifata ukavuga ati uyu munsi no muri weekend nzaruhuka ngomba gushaka abashuti banje nk'abasohokana nkabagurira kana kuki wumva wa mwana wawe mumaze icyumweru kwezi mutavugana uzagasanga yaryamye cyangwa se umukahurira ku meza kongera kuki wowe utamufata wa mwana wawe ugenda umwicaze umugurira ako kantu umugurira iyo ji ayinywe umugurira iyo izo nyama muganire mumenyane uzi ko hari ababyeyi benshi baba bataza abana babo ugasanga umwana we ntuzi projet ari gukora ntuzi iki mwicaza yakubwire projet ze wumve niba ari ziza niba atari nziza umugire inama nk'umubyeyi mumenyane mwitractingane ejo nejo bundi uzabona umwana we yavuyemo ikindi kintu uvuga ngo nabyaye nabihoya ikintu kigomba gucika muri societe nyarwanda ukumva ko niba ufite umwana niba like uganira n'abana bawe niho nibyo abantu bo hanze abenshi baturusha usanga mumeze mute reka nizere ko mumeze neza rero ahantu hose muri mu gihugu mu nce zitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ibirengerazuba ndetse na hano i Kigali muri Siri ni Shemsa the CEO your girl nk'ibisanzwe ni ngiye kuri kamera mbanje kubataramira kubabwira ibintu byinshi byiza kandi byubaka urubyiruko byubaka umuryango nyarwanda muri rusange hanyuma rero ntarakomeza guys umuntu mushya kuri Youth TV I beg please kora subscribe cyangwa se abone mu gifaransa kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro bya Youth TV kandi ni ubufasha bukomeye turabashimira cyane niba like ufite inshuti zawe ukeneye ko zizajya zibona inama zacu za buri munsi kora na kashe ya bro hanyuma rero ntatinze uyu munsi mfite ikiganiro nshaka ko kizakumvwa n'ingeri zose zitandukanye cyane ababyeyi bacu batubyara hanyuma rero ikiganiro ntatinze ikiganiro uyu munsi nshaka kubaganizaho ni nabyita mu ijambo nk'ubusabane hagati y'abana n'ababyeyi babo ni ikintu umuntu ashobora kumva like ashobora kumva kano kanya direct akumva ko ari ikintu cyoroshye cyangwa gitoya ariko ni ikintu kigira effect nini kigira ingaruka nini ku ruhande rw'ababyeyi no ku ruhande rw'abana hanyuma rero icyo nshaka kuganira cyangwa nshaka ko tubaganirizaho ni ese ubusabane cyangwa gukominikana hagati y'abana n'ababyeyi babo cyane mu muryango nyarwanda ese bimeze bite ese mubona bigenda mubona bimeze neza kuko ngewe mbibonera kuri view zitandukanye ariyo mpamvu nyine ndaha nk'umunyamakuru kugira ngo turebe ku mpande zose ese ku ruhande rw'abana bimeze bite mbese ku ruhande rw'ababyeyi bimeze bite icyo ngicyo rero nicyo cyanzanye hanyuma ndibuhere ku ruhande rw'abana ese ku ruhande rw'abana bimeze bite ese ku ruhande rw'ababyeyi bimeze bite hanyuma rero ni ikintu kigira effect ariko ndashaka guhera ku ruhande rw'abana mbanze mbere na mbere menye mbabwire ese niki gitera kuba ku ruhande rw'umwana atakwiyumvamo umubyeyi atakumva yagira na communication n'umubyeyi muri rusange ndetse n'abafamiliye like n'abafamily members ni gute yumva ko uri mukuru we cyangwa se uri murumuna we akumva mutavugana buri kimwe cyose atakubwiye like truri ukuntu yiyumva ngo akubwire ngo se uyu munsi ndi muri ibi uyu munsi nagiye ku ishuri ejo ndi muri projet z'ibi ngibi gutya na gutya ugasanga nyine havuyemo ibintu bitandukanye ese kuki wowe umwana n'urugero umwana w'umukobwa urubyiruko usanga like ugasanga nyine afite ibintu byinshi cyane arimo ariko like atabwira umubyeyi we ariko ugasanga abibwiye umushuti we cyangwa inshuti ze nyine zindi zo ku ruhande instead yo kuba yabanza akabibwira wa mubyeyi we wamubyaye urumva ko ari ikibazo gikomeye hanyuma rero nkuko nabibabwiye ese turashaka tubanze tumenye ese niki kibitera ese ababyeyi bacu ntago baba bari bamwe mu mpamvu zituma abana babyaye batabiyumvamo ngo bababwire buri kimwe cyose mwe murabyumva mute ndaza kubaha opinion yanjye nk'ukuntu mbyumva ngewe mba mbona like party nini iterwa nuko ababyeyi sometimes bafata abana sibyo niba umwana wawe nk'umubyeyi umwana no umaze kugera muri 10 n'ingahe kuzamura umwana mukuru umwana w'umuteenager sibyo ukumva ko icyo wakora wowe wamuvugisha wa munsi yagize amakosa gusa
niba yakoze ikintu, niba yatinze gutaha se, niba yakoze ikintu kibi, ukumva ko ari bwo ufite kumuvugishwa mwegera ukamuvugisha. Nta munsi n'umwe ufata ukavuga ati ese mwana wanjye ku ishuri byagenze bite, ese umeze neza, ese imyenda yarashaje, sibyo? Murumva ko ni ikibazo gikomeye kuba umubyeyi every time ufata umwanya wo kuba wavugisha umwana wawe ari uko ari mu kibazo. Ese wa mwana urumva ko azakwisanzuraho gute mu gihe umuvugisha ari uko ugiye kumuhana gusa? Nje ibi bintu birambabaza cyane kuko like bivamo ingaruka nyinshi, bigatuma hagati y'umubyeyi n'umwana batinteractingana ngo bavugane bitewe nuko wowe arumva buri munsi numuvugisha urabugiye kumutunganya, ugiye kumuhana yakoze ikintu kibi n'ibiki. Nje mbona iyo iri mu mpamvu nyamukuru zituma umubyeyi n'umwana bategerana kandi biturutse ku mubyeyi. Turacyari kuri rwa ruhande rutuma umwana we atabasha kuba yakwisanzura ku mubyeyi we, yamubwire bimeze bitya, nagiye aha nahuye n'ikibazo kiniki kanaka yambwiye nabi gutyo. Ikindi ku ruhande rw'abana nabo, nkuko nkiri ku ruhande rw'abana, hari impamvu nabo nyinshi zituma sibyo atakwinteractingana n'umubyeyi ariko nawe bimuturutseho, sibyo? Niba uri umwana w'umukobwa n'urugero, ukumva ko nyine ibintu byawe byose ugomba kubibyibwira wa mwana w'umuhungu mukundana b'abashuti bawe b'abakobwa, ukumva ko nyine utakwimva umubyeyi wawe garashaje, ibikintu nyine ni umuntu uri mu kigero n'umukuru, ntaga vibinga ibintu nk'ibyo, ntaga ari byiza kuko umubyeyi turabakeneye, sibyo? Turabakeneye twese ababyeyi bacu, waba uri muto waba uri mukuru, waba warashatse, umuntu wese ugifite umubyeyi, ugifite iyo imana yo kuba gifite umubyeyi, uramukeneye. You have to know this. Umubyeyi wawe niwe muntu wenyine kuri yisi ushobora kukuba gukunda urukundo rudafite condition, atavuga ngo we ndamukeneye iki, uyu munsi ndamukunze ejo ndamwanze, sibyo? Gerageza wa mwana we ukore igishoboka ku buryo haba interaction between you and your parents, kuko umubyeyi n'ubutunzi bukomeye, sibyo? Nari nyiri ku ruhande rw'abana, ibintu bituma badakorana communication n'ababyeyi babo, sibyo? Nago mvuga byinshi ariko ibyo mvuze ndakeka birumbiyemo ibintu byinshi muri kubyumva. Ni ikintu gikenewe, sibyo? Ukiri encore noneho bano kuno utarashaka, ukiri mu rugendo rw'ishuri, ukeneye umubyeyi, sibyo? Badufasha mu bintu byinshi bitandukanye, that's why tugomba kuba keeping, ugakoresha igishoboka cyose connection hagati yawe n'umubyeyi nticike, sibyo? Nawe mubyeyi, sibyo? Niba wumva like niba ufite umwana, ntago reka guhuzwa nawe noko umuhana gusa, ntago like ya makosa n'ubundi, ntago nk'umuntu nkuko nk'urugendo rw'ubuzima nta muntu ujya kubura ikosa, ariko wihura nawe ari kugiye kumuhana gusa, sibyo? Ndashaka rero kujya nko nibande no ku ruhande rw'ababyeyi cyane. Ababyeyi bacu hari impamvu zituma batinteractingana n'abana, batinteractingana natwe, bikaba nabo biterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye. Ndashaka kumentioninga aho nkeya, sibyo? Umubyeyi n'urugero, hari ababyeyi baba bafite akazi wenda ka leta, sibyo? Ugahera mu gitondo kuwa mbere kugera kuwa gatanu, mu gitondo ukava ku kazi ukaza ukoga ukajya ku meza ukaryama, kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu, ntugire ya time yo kuba wavuga ngo umwana wawe sameze ate, ngo yarakuze yiga muri segonderi, yiga muri kaminuza, umwana aragukeneye uko angana kose, sibyo? Ntiwumve ko kuba umwana like wamuhaye amafaranga yo kujya ku ishuri ngo ibyo bihagije. Hoya, ntago ugomba kumenya ukuntu ari kubaho, ugomba kumenya ukuntu umwana wawe ari kubaho. Eko sika mbabazi, ni gute umubyeyi mama ufite amafaranga turabizi, sibyo? Ni gute wifata ukavuga ati uyu munsi no muri weekend nzaruhuka, ngomba gushaka abashuti banje nk'abasohokana nkabagurira kana. Kuki wumva wa mwana wawe mumaze icyumweru kwezi mutavugana, uzagasanga yaryamye cyangwa se umukahurira ku meza kongera? Kuki wowe utamufata wa mwana wawe ngo ugende umwicaze, umugurira ako kantu, umugurira iyo ji ayinywe, umugurira iyo izo nyama, muganire mumenyane. Uzi ko hari ababyeyi benshi baba bataza abana babo, ugasanga umwana we ntuzi projet ari gukora, ntuzi iki, mwicaza yakubwire projet ze, wumve niba ari ziza, niba atari nziza umugire inama nk'umubyeyi, mumenyane mwinteractingane. Ejo nejo muri uzabona umwana wawe yavuyemo ikindi kintu, uvuga ngo nabyaye nabi. Hoya,
ikintu kigomba gucika muri societe nyarwanda ukumva ko niba ufite umwana niba like uganira n'abana bawe nibyo abantu bo hanze abenshi baturusha usanga baha umwanya abana babo ugasanga umubyeyi azinga umwana ari he azi inshuti z'umwana we nizihe azi ababyeyi b'inshuti z'umwana we afite nimero zabo ariko wowe uri umubyeyi ufite umwana ntabwo uzi ngo agendana nande ntabwo uzi ngo sohokana nande ejo atangira nk'ibiyobyabwenge uvuga ngo nabyaye nabi hoya ntabwo wabyaye nabi ahubwo ntabwo wahaye umwanya abana bawe rero rwose nyiri ku ruhande rw'ababyeyi ndabinginze ni ukuri babyeyi mwige kuganira n'abana banyu sibyo nabivuze nkitangira ko iki kiganiro nshaka ko cyane kireba ababyeyi tugerageze like abana bacu tubaha umwanya sibyo niba ufite abana cyane abana b'aba teenagers abana b'ingimbi rero baba bakeneye ababyeyi cyane kuko iyo wowe utamwegereye nk'umubyeyi ngo umuhe umwanya of course ntari abandi biteguye kumuha umwanya ngo bamuhe uburere bupfuye sibyo kandi urumva ni ikintu kibi ukeneye ko umwana wawe akura akagira ikintu azavamo cyiza please rero niba uri umubyeyi cyane navuze ko ndi bwite ku ruhande rw'ababyeyi muhe umwanya abana banyu bari muto abari mukuru aracyagukeneye sibyo tubaha umwanya tubigisha uburere bwiza kugira ngo bazubake u Rwanda rwo hazaza kandi nabo ubwabo bazagira ikintu bimarira rero ngiye ikintu nasoza mbyita nka conclusion cyangwa umwanzuro ngiye navuga ko abantu bafata impande zose zifite kugira ikintu gikora sibyo abe ku ruhande rw'abana ndetse no ku ruhande rw'ababyeyi sibyo niba uri umubyeyi ukora uko ushoboye interaction between your children bibe biri beta kuko nibiba beta bizatuma umwana wawe azagira ikintu cyiza ageraho kandi mugomba kumenya ko nago muri gukura nago muri kuba bato ababyeyi nyine muri kugenda mugira imyaka mikuru uno mwana like shobora kuba ufite n'amafaranga menshi pe ariko in future uyu mwana uzamukenera kandi kugira ngo azakubere wingira akamaro ugomba kumukenera umuntu w'umugabo ari umuntu w'umugore wubatse umeze neza afite urugo none akazagira ikindi yagufasha sibyo cyagiye uzagira cyo kugendera ku kabando nawe azagufashe sibyo azagufashe agiriya ari ikintu yigejejeho kuko niba ari umwana uri kunywa ibiyobyabwenge ubu of course icyo gihe muri future zaba yarabaye umujunkie which is not good sibyo rero tugerageze twite ku bana bacu kugira ngo tububakire future nziza biciye mu kuganira buri mwana wawe mwaganiriye umenya yari iki yagiye he yavuganye nande and then bikamufasha kugira future nziza hanyuma rero mbere yo gusoza nago nareka gusubira ku ruhande rw'abana namwe mwikwigira mwikigira abantu barenze wumve kurenze ku mubyeyi wawe kuko ashaje kuko akenye cyangwa kuko wameze ukundi kuntu aracyari umubyeyi wawe uramukeneye niwe nshuti yawe kuruta abandi niwe ukwifuriza icyiza kuruta abandi rero egera umubyeyi wawe mukorane muganire muvugane uzamukuraho byinshi kuko abantu bakuru bano babyeyi bacu bafite byinshi dukeneye bafite experience y'ubuzima bafite ibintu byinshi bashiyemo ibyo bintu rero twe dukeneye kubimenya kugira ngo bitwubakire inzira y'ubuzima nziza tuzacamo rero nibyo nababwiraga ndakeka mwese bibafashe nkuko nabiteguye ubwo naho utaha ntago nasuza ntabibukije gukora subscribe and umubisharing ko dukeneye ko ubutumwa bwiza bujya bugera ku bantu benshi batandukanye ubwo rero naho utaha yari Shamsa the CEO